see the food, see the look, yummy food biraryoshye. Ikaze mu gikoni cyacu, ikaze inshuti yanjye, ikaze wowe udukurikira twese. Tugiye guteka uyu munsi mu gikoni cy'iwacu, tugiye guteka tofu, inyama za soya, tugiye kuziteka zivanze n'amagi. Tofu ntangiye kuvugishwa. Tofu hano murabona zirakawushije, nazikawushije, tuzareba uburyo umuntu yazikawusha mbere kugeza zigeze kuri iyi etape. Ubu ngubu rero nazikawushije murazibona, mfite amagi hano nayakubise, ni amagi 5, nayakubise niyo turi bukoreshe. Dufite umunyu, dufite soy sauce, dufite tungurusumu nayo ni nziza igira akago, ariko inama nakonse umuntu w'igitsina gore ni uko atayikoresha mu gihe ari mu mihango, itera kuva cyane. Dufite paprika, dufite black pepper, dufite inyanya, dufite n'ibitunguru byinshi, murabizi ko nkunda gukoresha ibitunguru byinshi. Dufite puwaro, dufite na seleri. Ibyo nizo ingredients tugiye gukoresha duteka ino menu yacu, ino sosi ya tofu ivanzemo n'amagi. Hano rero twabanje kujya guteka ibitunguru. Ku ipanu nashyizeho amavuta ajya kuba nk'ayo guteka ifiriti, kuko biriya bitunguru tugiye kubanza tubitekemo ifiriti. Sinibuka ukuntu babyita onion rolls, I think. Onion rings, impeta z'ibitunguru mu kinyarwanda, nicyo nihimbiye. Ariko hano rero nashyizeho amavuta, ndategereza arabanza arashyuha. Ibi bitunguru ngibyo nabikase ikizeru, byansabye gushaka ibitunguru binini, munakibona ko cyari kinini kugira ngo bitubuke. Nabishyize mu mavuta. Ibi bitunguru bitetse gutya biraryoha, ushobora kubirya nk'imboga ukwazo, watetse uturayi ku ruhande, agatoki ku ruhande, ukabishyiraho, ukabivanga n'akanyanya, ugashyiraho na ka mayoneze, ukabirya nka snacks. Ushobora kubirya nka snacks nyine bikaryoha. Tugiye kubanza rero tubiteke mu mavuta, bibanze bishye, bise nk'udushiriraho ukuntu, ngo tuze kubishyira mu isosi yacu, bihindure texture y'isosi, bihindure look y'isosi yacu. Hano rero twabitegereje bitinda gushya kugira ngo, ubumva bisaba ko bibanza amazi agashiramo kugira ngo bikomere. Komeza urahindura impande zose, ugahindura kugira ngo buri ruhande rushye. Genda ubihindagura, ubona ko biri kugenda bishya, bihindura ibara. Ntibirashya neza hano, ariko hano byahiye, murabibona byahinduye ibara, byabaye goldi. Tugiye kubyarura rero, dukomeze duteka ibindi byacu. Turabyarura tubishyire ku ruhande. Biraryoshye, birahumura, ubishyizeho akunyu wahita ubirya ukabimara. Hano rero amavuta nahise nyakuraho yose ni amavuta nsizeho. Amagi nayatekesheje amavuta yasigaye ku ipanu nyine yafasheho. Hano nahise nsukaho ya magi yacu, mpita nyavanga, ndayashigisha nayavanze, kuko utinze guhita uvanga yabihinduka umureti, kandi ntabwo dushaka umureti, turashaka scrambled eggs. Ubwo ni mu kinyarwanda ni amagi ashwanyaguye. Amagi ashwanyaguje kugira ngo tuze kuyashyira mu isosi yacu, bigire indi look, bigire ubundi buryohe, mbese bize kuryoha. Urakomeza ukavanga, nturuhe, urekeye gato byahita bihinduka umureti, kandi ntabwo dushaka umureti, turashaka amagi ashwanyaguje.
ubwo niko tuyaboneye izina, tuzateka amagi ashwanyaguje. Urakomeza ukavanga ukura yafashe ku isafuriya uyomoraho ku mpande hose kugira ngo aze yose ashye, uyahindura ajya hasi hejuru ku buryo yose ashya. Urabona ko tumaze kugenda tuyashwanyaguza. Nakoresheje iki kirushe kinini kugira ngo byihutire, kirushe papa yampaye. Nyimaranye igihe kinini cyane ariko kirashaje, ni impano ya papa wanjye. Hano nakomeje ndavanga ugenda uhindura ku buryo buri ruhande rushya. Amagi yanjye hano yahiye, nyakuraho nayo nyashyira ku ruhande, nitegura guteka isosi mu isafuriya. Mpita nshyiramo utuvuta duke kugira ngo tuze guhisha inyanya n'ibitunguru. Mpita nshyiramo ibitunguru byasigaye kuri biriya natetse mu mavuta. Twa tundi tuba twagiye dusigarayo wakase tukagenda twanga kuba utuzeru, tukaba dutoya, nta kintu cyo gupfusha ubusa, natwo twadutetse badushyizemo. Ndavanga ntegereza ko dushyamo gakeya tudashiririye. Mpita nshyiramo puwaro na seleri kugira ngo nze kumvamo akagu k'uturungo. Iyo ushyizemo ibirungo gutya biri natireri, nabyo uhita ibiryo byawe biba bifite indi mpumuro, indi gu y'ibyo birungo byose birimo, bikarushaho kuryoha n'ababirya bakaryoherwa. Hano nahise nshyiramo inyanya ziseye kugira ngo isosi yacu ibe imeze neza. Hano rero hari abantu batinya gukoresha inyanya nyinshi, batinya ko ziri busharize ibiryo, ariko ibanga ryo kuba inyanya zitari busharire ni uguteka ibitunguru byinshi. Nimba ushaka guteka ibitunguru byinshi na inyanya nyinshi, purito ushyiremo ibitunguru byinshi. Ibitunguru binetraliza, bigabanya aside iba mu nyanya, noneho ka gasharire ka aside nyine kakavamo, ukarya isosi nziza y'inyanya kandi iryoshye. Atari kwa kundi uteka utunyanya duke ukabona wapi, bituma ukoresha sositomate. Ariko icyiza ni ugukoresha n'ibitunguru byinshi, ukirinda gukoresha, kugira ngo wirinde gukoresha amasositomate. Hano inyanya rero zari zimaze gushya, nshyiramo black pepper ni nziza, nakoresheje gakeya kubera ko iyo utetse ibiryo biri buryeho abana wirinda gushyiramo nyinshi, hari igihe batabikunda. Nshyiramo na paprika nako gatuma ibiryo bihindura ibara kandi bikaryoha, kagira gu nziza. Paprika nayo baba bayikoze ni ikirungo basya kijya kumera nka puwavuro. Nshyiramo na soya sosi nyinshi kuko nari ngiye gukora isosi ndi bwongeremo n'amazi. Urabona ko bize biba daka. Udakunda ibiryo byijimye wakoresha soya sosi iri rayiti. Nahise nongeramo amazi kubera tofu zinywa amazi akabanza akinjiramo imbere. Impamvu nongeyemo amazi, uzishaka zumutse wareka kongeramo amazi ukazishyiramo ukazirya zumutse. Udashaka isosi, wenda nk'urugero uri buzirishe igitoki, ibirayi, wahita ushyiramo tofu hariya paka ukazikuramo ari izumutse. Nahise nshyiramo ka tungurusumu rero, nayishyizemo mbere kugira ngo ize kwinjira muri tofu, no muri tofu mo imbere uze kumvamo akagu ka tungurusumu. Ubundi biba byiza wishyizemo bwa nyuma, ariko hano nashakaga ko yinjira no muri tofu, nongeramo umunyu kubera nashyizemo amazi.
murabona sida fudu. Rebera isosi irasa neza, nahise nshyiramo za tofu hano, isosi, tungurusumu n'inyanya bimaze gushya, nahise nshyiramo tungurusumu nako tofu, nahise nshyiramo tofu, ndazivanga nzishyiramo neza kugira ngo zinjire mu isosi, zijyemo nazo, isosi nayo yinjiye muri tofu, bibe mahwi, ngo bibe mahwi. Nongeye ndapfundikira hano, ndategereza, akambanze mbereke, reba ukuntu bisa neza, bisa neza. Napfundikiye ndategereza ko bishya, nongeyemo amazi. Tofu zinywa amazi mw'abantu mwe. Iyo ushaka isosi rero bisaba ngo ushyiremo utundi tuzi, uragaruka ugasanga amazi yashizemo, kuko niyo uyifashe wayitetse gutya mu isosi ukayikanda uhita ubona isosi yose isohotsemo, kuvuga ngo ziba zayimize. Ziba zayimize. Banongeyemo utuzi, ndabireka birongera birashya, ndapfundikira birashya, ndebera. Biraryoshye, ino sosi iraryoshye, irahumura. Ese nshyiramo akandi gasenda ka piripiri ko guhumuza, iri guhumura. Amagi rero igihe cyo kuyashyiramo ni iki, nahise nshyiramo amagi kuko yaba yahiye, si ngombwa kuyashyiramo mbere, aba yahiye ni ukuyashyiramo kugira ngo afate ibirungo nayo yinjiremo rwose, uturungo twashyize muri iriya sosi. Ushatse nayo wayakubitana, umaze kuyamena wakubitana na paprika na black pepper, ariko hano uko n'ubundi ari buyisange mu isosi. Nuko byarangiye isosi yanjye ibaye amazi, none mpita nshyiramo sosi tomate kugira ngo gasosi kagire kaze gukomeramo gake, kubera ndi kuyirisha umuceri. Nashyize nshyiramo sosi tomate, nubwo nayikunda ariko nyine hari igihe biba ngombwa ko uyikoresha. Ndavanga neza ku buryo ibintu byose bihoberana, biba mahwi nka ndirimbo ya Knowless. Napfundikiye, ndategereza ko no mu magi hinjiramo ibirungo mo imbere, ku buryo nujya urya igi wumvamo yami. Nahise nshyiramo bya bitunguru byanjye, ndebe uko bisa byonyine biteye apeti. Sinzi nimba mwese mubona ko bishobora kuba biryoshye ukibireba gusa. Nabikwijemo hose kugira ngo nabyo bikwire mu biryo, bifate ibirungo nabyo byinjire mu isosi. Side food, hari abantu bakunda kuvuga, mbona kuri TikTok, ngo side food. Yami, birahumura, birahumura pe, biraryoshye. Napfundikiye, hashize umwanya rero umva degustation, tugeze mu gihe cyo kumva uko ibiryo byari bimeze. Biraryoshye, nahise mbirisha aka kurujete natetse ku mwuka. Biraryoshye, mwese mundebere, umuceri uraryoshye, isosi iraryoshye, tofu iraryoshye, side food biraryoshye. Rero mwakoze kudukurikirana. Ibi biryo buri wese wumva afite umwanya, afite ubushobozi azabiteke, kandi nta nubwo bitinda, nta mwanya bitwara. Muzambwira uko bizaba bimeze. Rero bye bye, mukore share, mukore subscribe, turusheho guteza imbere mu gikoni cyacu, turusheho guteka ibiryo biryoshye kandi bitagoye. Biraryoshye. Murakoze rero mwese, naho ubutaha, kambareke mwe mureba nanjye numva. Ciao.
biraryoshye.